turi mu rukundo turacyari mu rukundo urabona nta n'igihe cyo kumporopoza kiragera ngo nyambike impeta ngiki ako ndabizi kwenda nyuma yo kuva mu rugo kumwereka ababyeyi Herniette nzagukunda kuko Yesu yankunze. Amina. Nzakwera umufasha mwiza, nzakwera umutima w'urugo, nzakwera amata ku ruhimbi. Amen. Kandi nzagucira bugufi ke nzakubaha iteka ryose. Shara of kasirati. Nina Yesu Kristo. Oh shara. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kunogerwa n'ibiganiro tubageza abantu mubandika muri comment, baduha comment zabo zihoraho, tubabona cyane, turabasuje kandi mukomeze kudukurikirana n'ubundi. Niba utakora subscribe urabikora kugira ngo nawe winjire mu isi y'abakunzi ba Yawe TV. Dufite website kandi kugeza amakuru yizewe ni yawetv.com, iyo uyisura ukamenya isi bayerekeza ikintu cyambere nta makuru. Herniette umeze neza? Meze neza ndashimana. Namahoro? Yego. Ndimo ndakubona ku gaco rwose. Muri Yesu biremera. Muri Yesu biremera ko byose birashoboka. Okay, yitwa Herniette, tugwaye ikaze kuri Yawe TV. Merci beaucoup. Turi kumwe kandi n'undi mugabo hano, uraho neza? Uraho neza? Amahoro. Namahoro. Watangiye kugira abadukurikiranye. Nitwa Osmani. Yego. Ngaba rero naje Osmani, assalamu alaikum. Alaikum salam. Wese garakira uri umuswayi. Oya, nayigize ko we yari kunyuma yesangirira ubuntu. Yese kugira ubuntu. Yangiriye ubuntu. Bivamo. Ngeze amatsiko. Mu basilamu na Yesu haba. Oya, ariko Imana. batandukanye. Hari na isashimi n'indamutso ya Kristo. Okay, yitwa Asmani, iyo tugiye kuba twibanira ari kumwe na Herniette. Nago tuzi ngo Asmani na Herniette byahuye gute, niyo story bagiye kutuganiriza kuri Yawe TV. Cyo musabwa no gukomeza kubana natwe. Asmani, Herniette mwahuye mute, kuki muri kumwe? Herniette rero ntabwo ari kubwanjye, ahubwo ni Imana. Yego. Burya Imana ni byose kandi Imana ikora ibitangaza. Murumva neza? Yego. Mwe muracyari abana ariko ntabwo muzi ukuntu Imana ikora. Uyu nkimubona mubonye nzenga Imana nagiye mu butayu njya ngo nukubeshye njya handi Imana iramunyereka nkamubona, ariko kavuga ndi uriya muntu nzamubona gute? Ibyo Imana nuko ikora kuko Imana ikora ibitangaza bikomeye cyane, ariko byarantangaje mbona nawe kacyo namubwiye mbona aracyemeye. Ndavuga ndi n'ubasha bw'Imana. Uti no kubera Imana? Ni kubera Imana. Nuko byagenze. Icyo bamubwiye cyari igiki? Twaza kukigiraho nyuma, cyari ikintu kinezeza Imana. Yego. Kinezeza Imana ni urukundo. Udakunda Imana ntazi Imana. Udakunda utazi urukundo ntazi Imana. Kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Usikoro na pastor. Imana ngira akamaro cyane no kubona abawe. Imana ni igitangaza cyane. Hanyuma Herniette, uyu mugabo murahuye, sinzi ibyo yabikubwiye, wenda turaza kubigeraho. Ukibibona wabyakire gute ho? Byarangoye cyane. Sinabona uko mbisobanura. Byarangoye kuko nagiye nyine, urabizi ubwo derukana nababwiye ko ntari mu rukundo ate n'ibintu ntekereza hafi aho, ahubwo icyo nshaka ari ukwiyegereza Imana cyane. Ubwo rero abantu batandukanye bagiye bamanurira bambwira ngo Imana igiye kumuha umugabo, nkumva wenda n'umusore, nkumva ngo akiri muto. Amen. Ariko ngiye kubona mbona Imana imuje n'uyu mupapa ko ari we ugomba kumbera umugabo w'ibihe byose. Ari sheri wanjye, kubyakira birangora cyane. Ni sheri wanjye, turi mu rukundo kandi tubifashijwemo n'Uwiteka Imana. Amina. Ugaciye kugira wese wemera uti ni Imana imunumye? Ntago nahise nemera. Umuhanuzi wa mbere nyine arabimbwiye, nyine arambwira ati Imana nyine igiye guhuza n'umusore, bavuga ngo umusore mwiza cyane kandi ugukunda, wagusengeye igihe kinini agusaba Imana, igihe wari uri mu buyobe uri muri biriya, yajyaga mu butayu butandukanye, Kanyarira, Kadesha, ahantu hatandukanye ajya kunsengera,
ngo hari n'igihe nyine ngo yaraye mu mazi byose bajya babimbwira ahantu bita muri banguka ngutabare ni mu Ruhango basengera mu mazi noneho ubwo ndavuga se numva nye n'umusore undi ubwo rero ahantu agiye gusengera none nuza kanyarira ku musozi sinzi niba uhazi mu ishyamba ahantu haterera cyane zamuka cyane kuko uwo musozi utereye ubusenze amasengesho y'iminsi 7 uzamuka gusa kuko cyane ndabakubishya ubuterera amasaha 4 ubwo imaze kuminuka umusozi nyine nuko niho uhura n'abandi mugasenga niho noneho uyu papa twahuriye ntabwo papa sorry sheri aho nyine ku musozi no twahuriye rikumva noneho umukozi w'Imana ntaza aramuzana n'undi nyine nawe bajya mu mwuka aramuzana araza dufatisha ibiganza araduhuza mbese byari ibintu by'ibitangaza ko bikomeye cyane murebye nk'ubitwa n'inkuba avuga ati Imana we none wa musore wambwiye wajya gunsengera koko ariko hamwe n'Imana irambwira ati bine mufasha wawe ntuzagufata neza niwe uzagoza amarira yose niwe naguteguriye amen naye ndatandagira ndakomeza ndabisengera n'ubundi mwiyerekwa nkajya ari we mbona nunda komeza kabona bakikubwiye nago wese ugiye murabuze tunangiye kankomeze mbisengere wenda wasanga abantu ariko kuko nubaha Imana ke nubaha abakozi bayo n'umuntu Imana inyuzamo ibyayo ndavuga abahanuzi iki ndabakunda ke ndabubaha nanye nkomeje kubisengera mu nzozi nka mubari we mbona nuko turi mu rukundo amen ndagukunda cyane ndamukunda merci none se ariye umupapa ujya kuruta papa wawe ukibibona mu nzozi nakubatiye umusaza mwakacuka ngo ushaka urogoye ijwi ry'Imana byarangoye cyane kuko baruta papa pe kuko ahubwo gusa uretse ko na mu rugo basenga keno bazishima kuba ngiye gushaka umugabo nitaga umugabo ngiye gushaka umugabo byose byarangiye nyine gusa sinzi ntago nyine mu rugo baramumenya bazi ko ari umusore dukundana gusa ntibaramubona gusa biziko nabo bazatungurwa ariko kubera Imana muri Yesu biremera kenda mukunda Asumani hanyuma Herniette agiye mu masengesho nawe yagiyemo birangira umubwiye uti nyamara niwe Imana yanyeretse birangira nabyemeye niwe wabyemeye cyane imbaraga y'Imana yamukoreye ntabwo ari njyewe nakubiye ko imbaraga z'Imana utagomba kumenya aho ziturutse imbaraga z'Imana zikora icyo zagamije ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye byo gusenga Imana rimwe ndi mu mwuka nuko n'abanyamasengesho twari igitaramo Imana yese imunyereka ari ngibaza njya gashaka ndetse nibyo tangaje ubwo ibyo bikemara gukorwa mu ubwo buryo nakomeje kuvuga ndi ndasabye Imana uzamunyereke ko musozi nazamutseho rero wakanyarira ntabwo narizi yuko ari buze kujyayo ahubwo Imana yambwiye ati jyayo nefite indi gahunda yo kujya byumba ariko sinajyayo ariko navuga ndika mfate gahunda yo kujya kanyarira njyayo gezeyo numva Imana irambwiye ati nuriye ndategereza numva undi mukozi w'Imana twahureyo ati nuyu ngo wagiye utanamuzi wagiye utanamuzi ntabwo nari muzi gusa arakara ko atari kuvuga nabwire kuntu ngo umukozi Imana muhanurenga igiye kumuha umugore ukiri muto kandi umwe wasengeye yaraje byo kutabivuga ibyo rero byabimera ati ufite imbaraga uzagufasha mu busaza bwawe kandi uzagusazura kafase umuntu ninde Imana koko je ngabyita ibinyoma ariko Imana ibindi yavuze burya ndabwo bijye bisuzwa inyuma Imana iyo yavuze bayavuze burya hari ubyo muje mu kigari cyo gusenga undi akajya mu gusenga Imana bishizeho umutima igakubwira ati ukabipinga niyo wagira uvura rero ngo ndi umusaza ariko muri Yesu ndi umusore
uyu ngo gusaza ni mu mutwe. umusaza no mu mutwe uyu ni umukecuru muri Yesu akaba inkumi muri Yesu. Ni gute Imana ivuga ati nuriye maso urikiranya ntabwo ikiranya Imana ngo ujye ugerageza gushaka ariko bikanga ikamumbuza gavuga ngo baranduze gaje mu bapfumu ngo bakamya ngo usu wawe ndavuga ngiye kwisengera Imana ubwo rero igihe kigeze n'uyu nyine n'uyu Imana bwate n'uyu kandi yamunyeretse ahantu atandukanye. Mina Yesu Kristo mwene Dawidi. Shara kasikati. Mina Yesu Kristo. Mina urugo rwanyu noneho gara amateraniro gusa. Mina Yesu Kristo. Haleluya. Muhurikanyara no kunyara Imana. Haleluya. Imana burgize ibintu byose. Mu rugi wanje ntabwo nigeze gusenga gutya. Ariko ubwo Imana yabikoze gutya ari izi mpamvu. Kuri gitangaza yakoze n'imbaraga zayo kugira ngo izihuze mu rugo rwacu. Shalom. Wari umaze igihe kingana cyuvuye muri Islam utangiye kujya muri ayo mashini? Navuyemo ariko mbura n'umuntu umwe umukozi w'Imana anambwira ati ugiye korera Imana kandi ngiye gumufasha uzagufasha mu rugendo ryo korera Imana. None nibaza ndi kuki abonye ko ndamufasha mfite uzamfasha mu rugo rugendo ukorera Imana. Yabikubwiye utamufite? Nawe nari mfite. Ubwo rero nibaza byinshi ndagenda senga ndajya gusenga ndajya urugendo ndangira ikindi Imana igenda ibinyereka ariko simbihamye hari ugavuga ngashite unzamubona gute ufite imbaraga uzamfasha mu busaza bwanjye uzanza muri iriya misozi. Shalom. Mina Yesu kubwibye Imana irabikoze irabisohoza ubashize igihe kingana cy'umutangiye gukundana? Imyaka myinshi yego myinshi ariko ntabwo byatunguranye ngo tuze gutya ngiye nguko abantu bashaka no gutya ngo muha oya urumva amashengesho nakoze amashengesho yakoze urumva ntabwo umusomwe no kuba namuzi nagiye kumurambagiza sinagiye iwabo ariko kuyenga Imana bikora bitangaza. Gusa arimo aravuga ati ashize imyaka ariko nyine ashize imyaka kozi cyangwa nabisengera kubera iki wumva ari ubu ngubu muri iyo myaka yose ishize ubu aribwo bigiye mu bikorwa? Nuko nyine yagiye ansengera nge ndi muri bwa buyobe nyine ndiyo ngiyo mu isi yindi ndi mu byaha bibi cyane binakabije biteye isoni n'agahinda n'iseseme. We yaransengeye igihe kinini asengera umugore asaba Imana umugore ubwo nyine Imana niyo mpamvu yankuye muri biriya byose iranzana. Nyine hashize iminsi dukundana Imana iduhuje kandi koko nge nizera Imana n'abantu bayo basenga ubwo nyine nanjye ubu ndi mu rukundo. Uri mu rukundo? Urukundo rwanyu wumva ruganisha he? Urukundo rwacu ntandi ruganisha kuko Imana itanga urukundo ruramba ke ruhoraho. Aho ruganisha ni ukubana sibyo sheri? Tukaba umwe. Ni ugukora ubukwe tukabana tugafatanya muri byose. Hanyuma uwo musozi wajya ujya gusengeraho ugeze usubiraho ngo ushime? Gusa aratagiye. Saha gusa no mu mazi na hehe no kurya sirya ndamaze kuvandura koze Yesu warampaye warangabiye. Iyi ni ingabire ikomeye cyane kuko kugira ngo ijwi rive mu ijuru kubwire ngo dore uwawe nzaguhanuriye kandi unamubona. Izo ni inshingano ngomba kurikiza ndagomba kuzatatira. Ni ijyango gikomeye hagati yanjye n'Imana. Gusa Patrick ndashima Imana cyane kubera mo mugabo usenga kandi w'umunyamwuka w'umunyambaraga kandi w'umuhanuzi w'Imana. Imana ishishamo ibyayo kandi uyikorera bivuye ku mutima pana. Hari abantu benshi bakorera Imana ariko bamwe ari uburyarya abandi bashaka amaramuko nuko ariko arasenga byanyabye. Abantu ntibazajya bavuga ati kuki washatse umwana? None se Imana ibaje ati kuki naguhaye umufasha kwanga? Uwo muntu uvuga atyo ahoreye n'Imana n'Imana ivuga. N'Imana yaguteganyirije.
ubwo se ushatse umukecuru cyangwa se wo mungana ntabo wawe ko Imana itabyemeye aho si ikibazo ariko Imana yavuze bikurikize buri Imana izi impamvu yambaye umwana muto yambaye umugore muto yambaye ufite imbaraga mutoya yarebye ubusaza bwanjye ireba imbaraga zanjye kuko ejo mu gutata zambaye kazi nagize ndege nkeya kubera ikisi Imana izi impamvu niyo mpamvu utagomba gusuzugura Imana iguhaye ndumva gusuzugura Imana ifite uburyo ihindura amateka y'umuntu ifite inzira nyingi cyane abenshi bapfa kuriyagiza bagakora ibyo bishakiye ariko ntibabana izo ngundi zibana ubana batora baragenda bakabana ariko ejo bagasenya kubera ki batumviye Imana batumviye ijwi ry'Imana cyangwa bakumva ijwi ry'Imana bakakora ibyabo bishakiye ubwo n'uburyo Imana ivuga teka turebe baje mu byabo aho bazagarukira nibwo usanga ibo zabo zarasenyutse nta reme ririmo ntabyo ariko kubwo Imana yivuze bayavuze amina yivuze bayavuze ndi cy'uruhande je uruhande oh shalom amina amen amen urisazuye oh cyane amen amen oya nagaruka kuvanga risazo ntabwo nigeze narategereje barahambira bati kuko ushaje ngabonde baranduze ngo ndambagije bikanga byo nakubiraga twagira ngo tuzaja gukwa bikanga tukangakora ubukwe bikanga abanyibesheje bati rego wawe arahari ubwo ntacyo ari cyizere cyuko bitazanga ntibishoboka Imana ibyo yavuze abayivuze ibyo yavuze kandi ibyo abandi nabazanye Imana itayivuze ntabyo yambwiye ariko uyu we narasenze ndasenga ibyaka inja mu buryo butandukanye sinaje kumurambagiza duhurira ku masengesho ku musozi ukomeye cyane amina ikintu utajya wibagirwa bwa mbere muhura ni uburyo nahageze muhanga ijisho kandi tutaziranye ni uburyo nahageze ijwi rirambye ati uwa wamubonye ngo ni Yesu bagiye gusenga ati hano hari umuntu ufite icyifuzo Imana yamaze gusubiza maho kanya Imana ndabikora urumva icyo kintu dufatanyije ibiganza iraduhura urumva kuwo musozi nahavuye mu Herniette uwo munsi mwese muvugana twaravuganye tumaze kuvugana ndataha njyana nishidikanya ngeze mu rugo ndyamye maze gusenga Imana iramunyereka nanone ndavuga ndi Imana urakoze Mana umugabo w'intwari n'umugabo haleluya amen amen tudushima Imana buri gihe ngashima abantu bakoze gitare urakoze Mana oh shalom Imana nziza babwire abasenga Imana muje mushira Imana imbere kandi kikubwiye ukuri akundwa kubuki gubuka ni bibi uyu utegereza Imana ikubwira uyitegereza nguko uyu yayitegereje ngayitegereza no ushaka kuvuga ko ndabasore bato bamunamagije twatagiye yose ubuse ushaka kuvuga ko ndamanya abafite amafaranga batagiye we n'abana bato abandi babonye byose n'abandi bafite amafaranga nabonye bose ndabasore bafite amafaranga yabonye ariko Imana yavuze ati uribeshya iwawe n'uriye ndarambagiza naragiye za Butare cyangwa Gukibe za Ruhenge za Gisenyi za Byumba ariko shalom Imana ishimwe cyane hose birangira ugarutse wari mu Yesu biremera muri Yesu iyo urimo ntusonza nta nyota ugira ndi wifuza byose urabiguha byose urabibona amena kandi ndakeka ninjye mu rugo nzasanga Yesu yahinduye amaso isi n'amabukwe bashobora no kubanga yo ekada Yesu Yesu atahinduye amaso bakwa n'ibishoka none ubwo buhanuzi bwaba ari ikinyuma ni ikinyuma ubwo buhanuzi ntabwo ari byo bagomba kubyemera barabyemeye kare kera byarabiteguye kubera Imana haleluya Imana isanga hinduye inzira zawe yahinduye amateka yawe ikabikora neza ikabisigiriza uburozi bawutegura ikabushyira hariya ukaburya ukaburuka Sariye uramutse ugiye kubereka ababyeyi akabatiye umusaza w'uruhara uzanye hano ibi ni ibiki wabyitwaramo gute ntago njye nizeye ko bitaba kuko bo bafite n'amatsiko yo kumubona kuko narebe babwiye ko muvuga amateka menshi uko bimeze
gusa bo bafite amatsiko yo kumubona kandi na mama aravuga ati mwana wanjye ushatse umugabo kubaka urugo byanezeza cyane. ubona naruta mama wawe. Aramuruta byo ariko nta kibazo, nta musaza muri Yesu. Amen. Muri Yesu ni umusore. Muri Yesu twese turi abana bato. Kandi nabyo ni ukubisengera. Nawe tupfa kuri ikintu gusa nimujyana mu rugo tuzanza dukore wenda nk'amasengesho y'iminsi 3 tubisengere, ubundi tuzajyeyo turi kumwe n'Imana kandi turi mu mwuka, kandi wacu nabo barasenga bubaha Imana ntago bamwanga. Asumani, ukurikije igihe gitoya mu maranye nuko Imana yamukweretse, ugenda ubona imico yakweretse ariyo ubona. Imico afite ni ya Yesu. Imico afite ntabwo ari abisi. Imico afite ni y'urukundo rwa Yesu Kristo. Ntabwo ari imico y'abisi. Umihindukire byabayeho byose, yabihinduye byose bize bishyashya. Byose yabyo bwa kabiri. Ubwo yavaga mu mazi byose byasigayeho. Ahubwo Patrick najone nzabatiza ndabatumiye. Itorero rya Asumani. Asumani nagagira itorero rye ahasengera, ariko dusengera muri Zion Temple. Twese ndemera, ariko iyo ndi mu rugo kubera ari mu ntara hari ishami rya Zion riri kure, ariko nyine nsengera hafi, ariko nzabatezwa muri Zion. Amen. Ubwo ni imyiteguro y'ubukwe ikomeye. Hazikiza abisaba baravuga ngo gitwika, abo tuzaba ari kiro gikomeye cy'ibyishimo. Niko navuga ko tuzatuna abantu benshi cyane. Natwe muzadutumira. Samuza bageze neza cyane. Ni ngombwa kandi muzaba ba mbere. Urukundo ruraryoshye. Gusa ngiye ikintu nshaka nanze kubatirizwa muri Yorodani, bazanjyane mu mugezi w'amazi menshi kandi ashoka, akomeza njyane mu mugezi bariho bambatiriza kandi bya Yorodani. Gusa ndagutumiye. Amen. Ntago nahabura kabisa. Ubwo se urukundo ruraryoshye cyangwa y'abantu bari muri Yesu hari ibikorwa badakora? Ibyo bikorwa bidakorwa nibyo Imana idashaka. Tuko dukora ibyo Imana yateguriye tuzakora igihe kigeze. Dushima Imana kavuga ati isaha niyi umunsi n'uyu. Nicyagiye mwambika impeta, hanyambika impeta, dushima Imana urubavu rwanjye Kristo yaruzanye, urubavu rwe yaruzanye. Ubu ngubu imbavu zanjye ntabwo zuzuye zizuza ko uwo munsi. Gusa uwo munsi mufite amatsiko. Uwo munsi mufite amatsiko bizaba ari ibintu bitangaza. Iyo bitekereje mu bizaba bimeze bite? Ni nguko n'abamarika bajyaga mu ijuru bavuze impanda mu kirere. Amen. Amen. Shalom. Sikare tata. Yesu Kristo. Hallelujah. Shalom. Amen. Ari ijoro rito. Urugo rwanjye mbaneje guseka, ndi kunezezwa n'Imana mu mutima, ngiye kuzura umwuka wera, niyo mpinduka y'ubuzima. Buriya imbaraga ziraza. Imbaraga z'Imana. Ntabwo niko bigenze. Zamara kuza zigakuzura zigatwika ibikurimo bibi byose ziganyuka bikagenda. No mpamvu nyine iyo ukijijwe bya nyabyo nyine ubikuye ku mutima, Imana ibanzika kubatiza umwuka wera, kaguha imbaraga zayo, impano yayo. Mwuka wera utuma byibura ugufasha kunesha ibikomeye. Haleluya. Gusa nishaka ko mfite umugabo w'imbaraga. Nuko amahoro. Nuko amahoro. Imana yatubwiye byose, nabona bisohoye birangiye. Birangiye. Ntago muri abana ariko. Ntago turi abana. Turi mu rukundo, ariko hamwe n'Imana ndabizi ko izabikora vuba. Na jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi icyo Imana ikubwiye ntabwo gitinda. Umuntu niba utinze amasezerano ye ntago ari Imana yatinze. Amen. Hamwe no gusenga no guma hafi y'Imana kandi usengera iby'Imana yakuvuzeho cyangwa yakubwiye. Yes, amen. Nizeye ko tuzakora ubukwe vuba
cyane kubera n'Imana. Ubu turi mu rukundo, turacyari mu rukundo. Urabona nta n'igihe cyo kumporopoza kiragera ngo anyambike impeta ngiki. Ako ndabizi kwenda nyuma yo kuva mu rugo kumwereka ababyeyi bizagenda bigenda neza. Asuma ibintu byo kureba utundi twana wapi? Ubwo ni ukuvuga ngo ijisho rigiye kureba uwo mwana ryahita rihengama, ryahita ripfa. Kuko Imana ijisho yambaye niringiri. Niri. Uko utangiye muri iyo nzira ugiye utandukira ibyo Imana yakubwiye. Rizahita rihengama. Rizepe. Ugiye utandukira ibyo Imana yakubwiye inshingano Imana yakubwiye. Wana barushinga. Njuga. Nawe nuramuka ugiye ku ruhande. Nawe rizahengama. Imana ifite kuzabigenza. Imana ifite igira imbaraga, ifite ibyo inzira nyinshi. Reka burya batumbuye hari ibintu Imana ikorera abantu. Ugahisha sheri wawe ahantu wagiye. Ndamu telefone. Uri butare cyangwa ngo urarahe? Ngo ndi butare. Kandi uri cyangwa. Ariko akagira umuntu umama gati ko muyisheri wawe hano. Cyangwa akora nk'impanuka. Ukakoze impanuka. Ngo muri nyungwe. Ngo ndi mu rugo ndagiye. Kandi siko kuna guhamagara ukamya ngo urahana. Burya icyo ni igihano cy'Imana. Ukwereka ntabwo wapfuye, ari kwereka ko wabeshesheri wawe. Ko wamubeshi wanyuze mu zindi nzira idashaka. Niyo mpamvu akenje ubona bakora imbanuka. Burya zitateguwe, burya nibyo ngibyo. Nibyo. Herniette yavuye muri ibintu bavuga bati aramarabeshya ni kagatwiko. None bidateka biratweretse umukunzi. Ni ikihe cyizere none ukomeza kurema mu bantu? Icyizere nyine nakomeza naremamo abantu, abashuti banjye, abankunda, abakurikirana yawe TV. Nuko nyine ibyo mbabwira ari ukuri kandi nkomeje mu gakiza. Kandi ikindi nshimira Imana nuko yampaye umukunzi. Bo ndabizi bari bubyibazeho cyane. Ariko nshima Imana nyine uyu niwe unyuze kandi niwe Imana yaneguriye. Gusa muhumure ntago nzasubira muri biriya, ubundi mu mwami Yesu Kristo. Kandi ikindi ndabatumiye nzabatizwa, gusa nzababwira itariki ejo bundi. Abazabasha kuhagera bazaze banshyigikire. Mbatizwa bwa kabiri mu mazi menshi. Narabatijwe rimwe mu Bagatolike bambatiza ku gahanga, ariko no mazi menshi birakeneye. Gusa ndabakunda cyane. Ibicanege n'ibijya bibura bati bakundanye n'umwana mutoya bazamugutwara, batukundanye n'umuntu wari mu mico itari myiza. Ibyo bintu uzajya uhangana nabyo gute? Burya batabizi Yesu aromora. Yesu akiza abatagomba gukira. Yesu akiza indwara zananiranye. Indwara yari afite Imana yanyeretse ko yayivanyeho. Yakweretse ko bitazongera. Yarahinyeretse. Reba imyaka mazi ndegereje igisubizo cy'Imana. Ikaba ikimpaye. Wose nayivuguruza. Azi indwara yamukije. Yesu yamukije. Azi nuko ameze. Azi n'ubugira nabisengeye. Ushaka gutese. Nose mvuguriza. Ntabwo ufite bwo kubaza mama mugutwara. Yewe nibavuguriza Imana bazabikore. Nibavuguriza Imana. Yaba hano. Nibavuguriza bazabikore. Nta nubwo byakunda. Nzi ko bidakunda. Nawe arabizi imyaka namaze. Azi ko bitakunda konje hanze. Iyo Imana yamaze kuyipangira bisigiriza ibihumugisha. Abantu bakoze ko bakunda. Ibihumugisha. Oya. Gusa sheri umenye ko burya bajya bavuga ngo nta butaha nta bukwe buba batawugeze intoreza. Kuko amagambo ye ntazabura, ibisitaza ntibizabura. Ariko icyambere ni ukuba mukundana kandi by'ukuri ibyo byose ukabyirengagiza ugasenga Imana kuko igenda ibikuraho. N'abataremera kandi ndabizi izabemeza. Ubwo se uravuga utyo iyo abantu bazanye uburozi mu bukwe. Uburozi si ibintu byo kurya, ni uburozi bw'amagambo. Mu rugo rw'abantu bakazana uburozi bw'amagambo. Urugo bakarusenya. Nubu dore amagambo agiye gutangira. Bati dore yashatse umusaza. Yashatse umusaza, dore umusaza yashatse umwana mutoya. Ubwo ni uburozi. Ariko ubwo Yesu yabirangije. Yabirangije. Yabivanye. Ndibishoboka.
Yesu ntabwo azemera ko gwinjira mu rugo rwacu. ibintu bizaguca intege. ntabwo byanca intege kuko buriya iyo usenga Imana igushyiramo imbaraga, iguha umutima wo kwihangana kandi ukihanganira nyine ibikugerageza, kuko uwo mutima itawuguhaye ntabwo nyine wakwihangana, ariko icyambere iguha umutima ukomeye. Ibyo byose nzabicamo kandi mbicemo nemye kuko nzi ko binabaho. Niyo udasenga uhura n'amagambo ukahura n'ibisitazi. Kandi mu Mana nayo ugezemo ugomba guhana n'ibigeragezo kugira ngo inarebe kwihangana kwawe. Ubwo rero ndabizi ko byose nzabinyuramo, ibyo bazavuga byose nta kibazo. Hagiye gukorwa iki kugira ngo muzarambane tuzabona mutandukana nka byandi twabonye mu buryo bitakiramba? Ikintu yo gukora no gusenga cyane. Gusenga cya cyuma ndabo cyakinzwe. Bya wa musozi ntabwo wavuyeho. Wa mugihe twajyagamo turira amarira ukuntu bizagenda ntabwo wavuyeho. Ubu niho tugiye gusubira. Ubu ni intambara igiye kubahubwa cyane ikomeye. Tubwire Imana itegura ubukwe bwacu neza. Tubwire Imana itegura abantu bazadufasha mu bwo bukwe. Ntabwo tuzabukora ngo n'Imana izabukora. Ya yindi ya Mana tuzi. Ya Mana mwene Dawidi, haleluya, Yesu Kristo, amina. Asariye ubukwe ntabwo mubwirukanyije abantu yashize igihe gito yamumenyanye mukamutangiye gupanga ubukwe. Ntabwo tubwirukanyije kuko n'ubundi ntiturabutegura. Tuzabaza Imana. Ariko kubera nyine kubera Imana nyine yaduhuje, twe twizeye ko n'ubundi zabudukora akaye byose yarabitubwiye. Uretse ko urumva Imana ikubwiye ikintu itamva yendereje mu gitondo, ariko byose bigenda gake gake. Gusa niyo twabwihutisha ubundi twese turakuze, ahubwo tugomba no kubana vuba kugira ngo tuzagire n'igihe cyo kwita ku rugo rwacu no kubyara abana bacu tugira umuryango. Haleluya, amen. Yesu ni byose. Kumufite hari akembo k'abagatolika kajya nkunda ngo Yesu ni byose kumufite, urushye wese niyagana. Ubwo rero buriya rero abyo mutazi hari ibanga ry'Imana. Burya hari igihe urushaho kureba iyi nzu iri hano cyangwa uriya musozi ngiye ngareba inyuma ariko nurabona kuko gusenga Imana ukareba inyuma y'umusozi ikibayo ikiriyo ariko uwo muri ko ntakibona. Buriya Imana yanyetse inyuma y'umusozi irahanyereka. Inyuma y'umusozi hariyo Herniette. Imana imunyereka ari inyuma y'umusozi ariko iwe atambona ariko ngiye mubona. Yongera kumunyereka nimumvenge y'umusozi. Shalom, nzamuka uwo musozi kuzamuka. Imana ntambwira ati zamuka umusozi ndakwereka Herniette. Ntabwo njabikoze. Gusa ntabandi beza se bamuruta. Bafite uburanga bwiza, bafite amafaranga. Kwisamba yamunyeretse. Kuko isi we ahantu hose yanyuze hose. Imukura mu ngese ikamukiza. Yarize impamvu imwereka umusozi. Yari impamvu imukirije. Yari impamvu imyaka zamara yo kuramba kw'iyisi. Abandi sindi gusa Patrick nanone biriya nari ndimo ndabyicuza, ariko nanone ntago ngomba kubyicuza cyane kuko nubuhamya. Hari ibintu ucamo kugira ngo ubone ubuhamya, ubone icyo uzajya imbere y'abantu abarushya bababaye abaremerewe, ubaho ubuhamya ubabwiraho Imana yagukuye nabo babashe guhinduka. Buriya n'ubuhamya narendi gutara kuko nongeye musanyo nkabivuga mbona imitima ya benshi nyine ihindutse. Ko uri mukuru ushatse umwana mutoya, inshingano z'urugo uzabasha kuzuza neza. Ibyo byose no gusenga Imana yabirangije. Yesu nabirangije. Uri muri Yesu nta kindabura. Muri Yesu bakwigisha uri muri Yesu. Yesu yavuze aguha byose, aguha imbaraga utari ufite. Akanakwigisha ibintu byose akabiguha we. Se waretse wowe ndetse kwaza ibyo bintu byose. Yesu bijya kora byose. Yesu ntacyo muburanye. Ntacyo muburana iyo wamusenze ukamusenga Imana ukamwegera. Reka ngufashe sheri. Nkuko Imana uri kumva
hari abantu benshi abapasiteri batigeze biga ke bakaba abapasiteri kandi Imana ikamwigisha indimi akamenya icyongereza igifaransa atarigeze agera mu ishuri uri kumva rero Imana yigisha ibyo nta nubwo yananirwa kwigisha ibindi byose uburyo umugabo agomba kubaka urugo rwe iyo yagutegurira igomba no kubigucishamo neza amen urwanya rwo abari gicagati nabari cagati abona urugo rwuze Imana yateguye yaruteguye yitegura yisanzuye Herniette Imana zaguhumugisha hari umurongo wo muri Bibiliya ukunda gukoresha cyane uriya murongo uravuga ngo wanditse he utazi Imana azi Imana kuko Imana ari urukundo umurongo waragufashe cyane wanditse mu Wakorindo igice ntago kiba mu Wakorindo ariko byanditswemo aho ngaho Imana ni urukundo utazi Imana iyo udafite urukundo ntumenya Imana kuko Imana irakunda umurongo kugira ngo ari nawe wateretse urakunda ni Yesu namudireteye ni Yesu wavuze ati tuza ngagenda ngaja hirya ngabaja atoya oya ca bugufi wiyoba urumva umeze gute se ubu ngubu none yewe ni umunezero mfite ni umunezero Herniette umunezero mfite ufite cyane ntabwo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye amen ndanezerewe cyane kandi by'imbere ndani mu mutima wanjye kandi n'inyuma murabibona mwese ko nezerewe mubibona ndanezerewe cyane iki wabwira Herniette iki Imana yamuteguriye ni iki iki Imana yanteguriye ni iki ni urukundo ruzaho rutoshye nk'uko urabo rutoshye gira umutomo kubita Herniette nzagukunda nk'uko Yesu yankunze nzamukunda nk'uko Yesu yankunze n'imitomo niyo muri Bibiliya cyane nta kindi uri muri Yesu nta kindi nta magambo wagira uretse kuvuga Yesu cyane Yesu ukamushyira imbere buri gihe ikibaye cyose wagira ibyago wagira umubabaro ukavuga Yesu kuko iyo ubabaye uvigize ibyago no gutabara nta muntu wese wagutabara uretse Yesu Herniette we na mutomo wakubita patron na ibintu by'imitamo ntabwo mbizi cyane gusa namubwira ko nzakwera umufasha mwiza nzakwera umutima w'urugo nzakwera amata ku ruhimbi amen kandi nzagucira bugufi ke nzakubaho iteka ryose amen nzakwera umutware mwiza ndacu uzamburana nanishimwe urakoze cyane urugiye aragikomeza ariko Herniette nta hantu nzagenda kubwiye uzajya bakurubucya ahantu hose igikorwa nzategura cyose uzaba ukizi icyanjye cyose kizaba icyawe uzanezerwa nzakora igisubizo sinzagutera ishavu Imana izaturinda urugo rwacu izadufasha muri byose hamwe n'Imana kuri ibyo byose hamwe n'Imana nigomba kubidushoboza kuko twebwe amagambo twivugira ubwacu hatarimo Imana ntago twabyubahiriza ariko kubera Imana byose bizagenda neza nzakurinda ishavu nakaze ukurikije igihe gito Imana na Herniette atandukanye n'abandi mwagiye muhura uyu aho nibuka rimwe ubona hamaga kuri telefone ndi ngo nunsure yarazaga ariko Herniette aje mu rugo gatatu azana abakobwa bane abandi barizanaga bwombika ariko cyanyeretse ko Yesu yamuhinduye wese azana n'abakobwa muherekeje uwo mucyo ni umucyo wa kera nyine umucyo wa kera kera nta mukobwa wagendaga wenyine yagendaga wenyine yabaga afite inzira ashaka kujyamo yabugufiye ariko Yesu amuvunaguye akamushenjagura haleluya mina Yesu urumva ugusuka gutinya oya abagira abanake akavuga ati rega no gukeka nibyo ati uriya muntu yangusha mu cyaha nabyo wambaye umubiri yambaye umubiri yangusha mu cyaha ariko ngira murebe ngabona ari wa muco wa kera uko nta mukobwa wasuraga umusore wenyine
ngo agende wenyine yishore. abo bagusuraga baje bonyine bageneraga uko Yesu yaramaze kumvunagura bamwe bavuga yuko ndi umurwayi bava ko ndi umurwayi icyo kintu kuba imvugo hanze niyo bavugaga uko batageze ku ngingo bashakaga cyangwa ngiye ngo nyigereho kubyo bashakaga icyifuzo cyabo bati uriya musore uriya mugabo yararwaye uzaje urebe ariko Yesu yaniriye ngabazimanira tukanywa icyayi bakagenda batyo bagira ati uriya ni umupfu hakuna ndi umupfu muri Yesu. Yesu yangiriye ubuntu ndi umupfu muri Kristo Yesu yarafunaguye ariko uyu muhamagaye kabiri azana bane batatu ni kane naje gatatu waze barye byinshi se oya byabi byo kuvuga ati uriya muntu koko yarabatuwe yarakijwe koko yarakijwe. Ibyo nabyo ni ubwenge bw'Imana amuhati genda kuriye ntugende nk'abantu ugende nk'abamarayika bagendaga bashishoje bajya ahantu hirya no hino iki byose ntibahubuki ariko abo barahubuka. Herniette Imana izakugire neza izadufashe tuguzasitara Imana izatugire neza twese mu rukundo rwacu kwe ruzarambe iteka ryose. Muri cyo kintu nifuza ngo turangije tuvuga n'ibyo dushaka gusenga Imana umuntu wamwe twemereye wenda tutarasenga tubanze akantu kabazo nkutunganye nayo mfiteganya kugira dusoze wa mugani dusoze narimo nibaza ni Herniette uko mubona n'abandi bagiye baguca imbere byo wansobanurira ko wagiye ubona aho batandukaniye kandi iryo sengesho ryakujeho rikwereka Herniette nta wundi ryakweretse ngo ushidika rimwe naragendaga ndya ndi mu nzira mirongo sitaye abantu baramfata barangira guti bamfatira moto njya mu rugo ngeze mu rugo ndaryama irambwira ngo wahe mufasha ndako ibi mufasha vite ndabyuka njya muri saro umufasha ndamubura ndo ndasenga ndi irambwira ati nguhaye mufasha ije muri ryo nagendeyeho paka kuva icyo gihe jambo umufasha aho najyaga hose umufasha unajyaga hose umufasha unajyaga hose umufasha unajyaga hose umufasha. Uyu nawe ni kwasenga Imana ukuntu Imana yamukuye mu bata bw'ibindi yararimo ikamunyereka sinari mbizi aza gusengera aho ngaho ko musozi ntabwo yarazi ko ari nese nari ko ari njye ariko abandi bose Yesu Kristo Imana ni gitangaza kandi Imana byose ntabwo nari nzi ko ari uyu nanjye ntabwo narazi ko ari njyewe. Wenda abantu barabona nyine bakabona uramuruta cyane ariko sundi urukundo n'imyaka bihuriranye nta kubiye ngo ndibaza Imana kuko Imana ari urukundo ariko arababona nko gukabye nyine umuntu ufite imyumvire wo mubwira iki ufite imyumvire niba abandi bisi badasenga nibyo ngubwira ariko abasenga nta myumvire bagira ntabwo bayibara usenga nabo bari imyaka kuko Yesu abamuvunaguye Yesu yamugize impumyi Yesu ibintu byo ngibyo Yesu ni byose Yesu ababikoze yabitunganyije naho babandi bari imyaka ni babandi bari mu mubiri yabo bategeka ikabayobora ikabagenga. Herniette ntabwo agengwa n'umubiri agengwa n'umwuka umwuka umuyobora bure umwuka umuvuyemo umwuka w'ijuru mvuga ntabwo ari umurimo wa wundi wamuyoboye yaba mubi ubu umwuka umvuye naba mubi ntaje mu buhehesi ngajya za gikondo ngajya mu tubare ngajya mu musinzi ngagira gute simenya Imana ariko Imana kugira neza yakuvuna gagize aho uba mwiza cyane. Ubwo uri mu isi nta nugira imyaka ni usaza no wiheba ariko twibwe ntabwo twihebye ngo ni mutoya ngo ngende umusaza oya Yesu atugire neza yaduhuje ibizi. Ari turimo tugana ku musozo n'ubuhe butumwa waha abantu? Ubutumwa naha abantu nuko nababwira yuko bagomba gusenga
ke bagakiranuka ku gato na kanini gusa ntabwo bipfa gukunda kuko nta muntu udacumura ntawe udakora icyaha ariko bakagerageza nta birenze nababwira ahubwo nabashishikariza gusenga Imana kandi ikindi nabisabira nuko bajya bamuza hafi y'Imana bakansengera ibintu byose bikazacamo neza kandi amahoro kandi nkaguma imbere y'Imana. Wowe nicyo wabwira abantu babasoma? Icyambere bakizwe bamenye Imana. Imana igushakira umugore, Imana igushakira umugabo. Nta muntu kimwe gihari, nta muntu numwe utarateguriwe inzira y'Imana. Ariko iyo wasenze cyane ukarushaho kuba mu Mana birushaho nk'uko leta bivuze ikaguha ibyiza, ikaguha ibyo wabuze, ikaguha umugabo mwiza usenga Imana. Ariko cyane cyane iri mu Mana ugasenga Imana. Hari bakitonda, hari bakiyobya bihisha mu Mana bagasenya ingo z'abantu, bakakora ibyo bashoboye kose ingo z'abantu bakazisenya. Abo nabo mu bitondere ibyo ngibyo nabo ibyo nabyo birahari. Twarabonye ikiro nyinshi cyane ukuntu bagiye bambwira ariko Imana irahari. Imana niyo dusenga, Imana niyo ya byose, niyo soko ya byose, niyo soko y'umupfakazi, niyo soko y'umukecuru, niyo soko y'umugabo wabuze umugore, niyo soko y'umukobwa wabuze umugabo. Ngera ko ari papa w'imfubyi kandi umugabo w'apfakazi nani byose turashima Imana ibyo dukoreye cyane ngibyo. Asuma wakoze cyane kutuganiriza no kubana natwe n'ubutaha muzagarukirana ni mu rugo. Imana namwe ibane namwe, tuzakomeza natwe twitabira ibiganiro n'umudukenera kandi tuzabatumira mu bukwe bwacu. Ari wakoze cyane nawe kutuganiriza. Murakoze cyane abakunzi bacu kandi bakurikirana yawe TV, ndabashimira cyane. Mujye mukomeza mudukurikirane, mumenye aho tugeze, mumenye ibyacu, mukande subscribe, mukore share byose. Twangiza dusenga Imana. Ariko Data uri mu ijuru, Yesu Kristo, turagushimye ko wabanye natwe ukaduhuza. Sinari muzi naye ntabwo aranzi, ariko kubw'imbaraga zawe warabikoze. Ndakwinze ngo abafite ibibazo nk'ibyacu uzabasange nabo ubakore nk'ibyo wadukoreye. Nina Yesu Kristo. Yesu komeza uturinde abarwayi bakize Data, bababaye abarushye baremera abakeneye akazi. Mana ndabizi ko ari benshi bafite ibibazo bitandukanye, ukomeze ubagendere. Hari abashaka agakiza ariko Mana umutima wanze, komeza ukrama. Amena. Nakoze cyavire kadusubire mu gano byacu bitaha. Amahoro y'Imana bane namwe.